rero niba yabuye yarahemukiwe, icyo tugomba gukora nk'abakunzi be nuko tugomba kumvikanisha uburyo yahemukiwemo ariko natwe tudahemutse. yego Hanyuma icyo nabwira Yago rero we nuko agomba kumenya ko umugambi w'Imana atari uw'ejo, umugisha we nta muntu ushobora kuwutwara, kimwe n'abandi yego ntabwo umugisha w'umuntu nta muntu wawutwara. Rero Yago yumve yuko umugisha we nta muntu ushobora kuwutwara. nongeye kubasuhuza nanone bakunzi ba Sendege Obed. Uyu mwanya tugezemo twatumiye umusore umucuranzi kabuhariwe 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 ni iki? bya binyarwanda byawe urabigaruye. Nitwa Nsengiyumva Innocent, niyo mazina yanjye. niyo mazina yawe ariko muri iyi minsi abacuranzi hari ukuntu umuntu acuranga rimwe mu itorero yarangiza agatangira kuvuga ko ari urenze ku isi yose. Bibaho, nabyumviseho ariko ntabwo ngiye bimbamo. Ntabwo birambaho. Cyangwa nawe hari igisirimbo uzakubita noneho abantu nibasara avuge ko nawe wa mbere, ntabwo bazasara, bazahita bakura amafaranga bagira atakira batubibemo. yego bambibemo. Hari abacuranga nyine bakumva babaye ba mbere, nabyumvisheho. Hari abacuranzi bavuze ko aribo ba mbere, ariko buriya biterwa n'uko yiyumva n'uko abona abandi. Gusa njye siko mpamya, kubera ko buri muntu wese aba ari munini ku giti cye. Ushobora kumva yuko uri munini kuri wowe, n'undi nawe ari munini ku giti cye. yego ubwo rero yewe none se uriya mucuranzi wavuze ngo ni uwa mbere ku isi ngo n'abazaza bose bagira ni Messi. Beyasi haya Messi we niwe wa mbere, naho Ronaldo ubu ni uwa kabiri. Njye numva bamwe bavuga ngo Ronaldo ni uwa mbere, abandi bakavuga ko Messi ariwe wa mbere. Kugeza ubu ntabwo njye ndamenya wa mbere. Wowe fana uwuhe muri abo bose? Njye mfana Messi. Ni uwa mbere rero. Njye mfana Messi rwose. Uragihuje. Ubwo rero wasanga n'uwo muntu uvuga ko ari uwa mbere mu gucuranga tumufana nawe bitewe n'abafana be, akaba ariyo mpamvu avuga ko ari uwa mbere kandi ntawe uzamusimbura. Hari uwitwa Beya wo muri Kenya, niwe nigeze numva babivugaho, avuga ko ari umucuranzi wa mbere ku isi, ariko njyewe siko mbyemeza kubera ko hari abandi sinzi icyo yari agendeye wenda bivuga. Cyane ko n'abandi bacuranga ibisirimba nabo twumva bakomeye, harimo ba Musabwa n'abandi benshi. Ubwo rero sinavuga ko ari we wa mbere, ahubwo uwa mbere navuga ngo ni uwa mbere ntiwazanye igisirimba, uwo nakwita uwa mbere. Uwo niwe ubundi wakabaye ari uwa mbere, niwe nakwita uwa mbere, nkavuga ati uriya ni uwa mbere kubera ko yazanye igisirimba. Rero umuntu yaje acuranga ibintu umuntu sinzi, ariko wasanga na Beya, kuko njye Beya namusanze mu muziki namumenya ari umucuranzi kandi uri ku rwego rwiza, wenda wasanga ariwe wakizanye. Ntabwo nabimenye, nta na komantere nyinshi nabitera ibyo. Ubura rero biba bigoye kuba wafata umuntu ukamwumvisha ko ari uwa mbere. Buriya hari igihe nawe yohejwe n'abafana be buriya, cyangwa se abantu acurangira. Sinzi ko abantu ucurangira bashobora kukohera ngo wumve kuri uwa mbere. Ukumva urenze. Ntabwo ariko mbitekereza, ahubwo wowe ubwawe. Nko mu Rwanda ninde muntu arenze abandi? Byaterwa na style, kuko hari abacuranzi benshi kandi bashoboye mu gisirimba. Ubwo navuga ndiko bose bashoboye. Bose barashoboye abanyarwanda. Bose hari ikintu Beya we yatsimbaraga avuga, yavuga ku kintu cyitwa padi. Hari ibintu bita amapadi. Padi sinzi niba ariko abantu barabyumva b'abacuranzi. Padi ni utuntu umuntu acuranga ducuze k'utuziki akagapureyinga, noneho akagacurangiramo ku buryo nyine kagenda kamwunganira mu bintu ari gucuranga. Ubwo rero nuriya Beya we yavugaga yuko ngo birutwa no gucuranga igikoze cya disikete gikoze, kubera ko ntaho bitaniye. Yaravuze ngo niba ngo ababeshyi ngo bazabwire ngo uriya muntu uri gucuranga ngo avanemo intoki
ngo bumve ko piano idakomeza kwicuranga, we yiyita umuziki ngo noneho piano yo ni igikoresho, ariko kandi wabyumva ukumva nibyo kuko piano ikora ibyo umuntu ayihaye. Ntabwo iyi piano ntayicuranze ishobora kwicuranga, ni ukuvuga ngo ibyo ngewe ncuranze nyine ibyo nibyo ibyo rero nibyo Bea yavugaga, avuga ngo gutu recording ikintu ukagisetingamo ukagicuranga warangiza ukavuga ngo uri umucuranzi w'umuhanga. We rero avuga yuko ibyo acuranga nta kintu kiba kirekodinze gihari, ni ibintu biba biri direct ku byo karekuye, yarekuye intoki wahita wumva nta kintu gikomeje kuvuga, wenda ari beat ikomeje yonyine gusa. Ariko abandi bakoresha izo padi gusa n'abandi babiteraho commentaire, niba padi nyine zarabahiriye, niko numvise Musabwa yabivuzeho, yavuze ngo niba padi zarabahiriye bareka abana birire, niba ziri kubagaburira ntibirire. Ariko Bea nyine urumva ntabwo ikintu wowe ukunda cyangwa ikintu buriya ikintu ukunda wowe ntabwo abantu bose bagikunda, n'ikintu wumva wakora, mbese ibitekerezo byawe ntabwo abantu bose bagendera ku bitekerezo byawe. Ni ukuvuga ngo ushobora kuzana igitekerezo cyawe wifuza ko abantu bose bakigenderamo, ariko ntabwo bishoboka. Ariko hari igihe bishoboka, hari abantu baba bazi kumvisha abantu ikintu ku buryo kigeraho kibinjiramo neza. Rero sinzi ko wanyumvisha ko igitekerezo wazana cyo wifuza, niba ari imikorere wenda ibyo bisirimba ashaka ko bacuranga mu buriya buryo niko cyahoze na mbere, wenda niko yifuza ko kimera, ariko sinzi ko abantu bose ariko bagicuranga. Hari uwumva padi akumva ziramuryoheye, hari n'uwumva biracuranga bitarimo padi akumva bitagize gute, bitaryoshye. Ubwo rero ni magirirane, ntawamenya ibyo ari byo. Wamenye ngo bimeze ute? Ni ibiki udufitiye uyu munsi? Uyu munsi se twari byinshi ari byinshi. Mu by'ukuri abacuranzi nkamwe muba mufite ibintu byinshi muhora mutegura umunsi ku wundi, ariko turakwakiriye hano kuri Tukukivisha, n'abakunzi bacu badukurikiye bumve ko bahawe ikaze, kandi hagize icyifuzo bakenera cyangwa se igitekerezo n'inyunganizi bakeneye kutugezaho batwandikira muri comment. Utarakora subscribe rero niko kanya, ni nacyo gihe kugira ngo ukore subscribe ukomeze kudushyigikira, kugira ngo video nk'izi ngizi zizajya zigera zica kuri YouTube channel z'abanyempano batandukanye, tuzadushyiraho indirimbo zahariwe tuzadushyiraho uzajya uzibona mu mbere. Subscribe rero unafungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bizajya biguca. Ikaze rero, turakwakiriye nawe muvandimwe. Murakoze cyane. Twakira abantu badufitiye, ariko wenda tubonereho, hari umuntu wasuhuza nko muri Amerika? Muri Amerika? Hariyo sister wanjye wagiye ejo bundi, Mama Eric. Ndamusuhuje cyane. Mama Eric yumve ko umusuhuje, kandi tunaboneraho gusuhuza abantu bari muri Amerika bose, cyangwa se abagiye mu bihugu byo hanze y'u Rwanda, noneho n'abanyarwanda bari mu gihugu, abakongomani bari muri Congo, by'umwihariko Masisi na Nord Kivu, muri Nord Kivu, Sud Kivu na Sud Kivu. Uyongeyeho nayivuze. Hari akantu, hari ikinyarwanda maze iminsi, ngewe kiriya kinyarwanda maze iminsi nkumva ntacyo, ko nigeze kucyumva mu kiganiro waganiye n'umuntu ariko kitigeze kirikodingwa. Uyu munsi kugira ngo kiriya kinyarwanda kinsobanurire, ko numvishe wari warambirije ngo imyenda barayihumuza, biriya bintu nibyo? Nyine icyo twavugagaho ni ukuvuga ngo twadebaga, yavugaga ibintu ariko ukumva nyine twibazaga ijambo guhumura. Umuntu afashe imyenda ayishyizemo omo, yego, wenda ihumura. Ndayibona omo, hari n'igihe ukoresha amasabune y'amazi ariko ahumura. Noneho arayimisha, amesanyije. Uriya muntu nabonaga rwose hari hafi ko mwatandukanye yanarakaye. Ni ibintu byumvikanaga, kuvuga ikinyarwanda kitumvikana, ni ibintu byumvikanaga. Noneho ufashe amazi uyashize mu base, usemo isabuni ihumura, umeshe imyenda, iriya myenda uyisize ihumura. Wabivuga gute? Ni ukuvuga ko umaze kumesa imyenda uyisize
ihumura. ntabwo numva ko imyenda ko mu kinyarwanda cyiza tuzi ko inka ari ihumuzwa. Nyine twe twibazaga ku kintu cyitwa guhumura. Tugendeye kuri iyo jambo n'inka ngo zirahumuzwa, nahita nkubaza ngo mbese inka iyo bayihumuje, reka mvuge ngo iyo barangije kuyikama, ntabwo barangiza kuyikama, reka mbivuge gutyo kugira ngo iryo jambo mbone ukuntu ndidefine cyangwa se ryumvikane. Iyo barangije kuyikama, kubera ko bavuga ngo barayihumuje, baba bayisize ibihumura. None ntabwo baba bayisize ibihumura, ariko ikindi ndagarukaho, kubera iki niba inka bayihumuza, amateraniro yo nayo ko nyine numva bavuga ngo abapasiteri bavuga ngo iteraniro ryacu turihumurije ahangaha. Iteraniro ryo barihumuza gute? Twasanze imyenda, impamvu tuvuga ngo tumaze kuyimesa turayihumuje, ni uko twasizemo ibintu bihumura. None iteraniro ryo rihumuye rite? Inka ihumuye rite? Ubundi uko mbyumva ni ikinyarwanda twasanze kandi tugomba no kugenderaho kenshi. Ntabwo numva rero ukuntu waza uvuga ngo imyenda wowe ubyumva ute? Wowe ubyumva ute? Nyine ngewe numva nimba bamesesheje isabune ihumura, sibyo? Ntabwo uvuga ngo urayihumuje. Nameshe imyenda, urumva? Mesesha isabune ihumura. Mutwumve neza, nameshe imyenda, mesesha isabune ihumura, kugira ngo ya myenda izakomeze ihumura, sibyo? None ubwo soje kumesesha isabune ihumura, ya myenda yanjye nayibitse nsanga. None uhuye n'umuntu nkamutera parufe agahumura, ushatse kubinyitirira gutambutseho avuga ngo nsenga uriya muntu aramuhumuje. Oya, none ushatse kubinyitirira kuko ninjye bayimuteye, muteye parufe arahumuye, uravuga ngo iki? Uriya muntu atambutse ari guhumura. Nde wamuhumuje? Nde wamuhumuje? Wamuteye ibihumura, ntabwo wamuhumuje. Oya, wamusize ibihumura, n'abandi bo mu kinyarwanda. Oya, umva abadukurikiye wenda muri comment baratubwira, wamuteye ibihumura ahumura neza. Ndamuhumuje. Itonde, ntabwo umuhumuje, ntabwo wamukamye. Oya, ntabwo mvuze kumukama, muteye ibihumura agiye ahumura. Bivuze ngo nsenga ahumuje uriya muntu. Iyo namutera ibyo bihumura ntabwo aba ahumuye, none ndamuhumuje. Ni ikinyarwanda. Aho ngaho waba umukamye, kandi ntabwo bakama umuntu. Ngo umuntu baramuhumuza. Umva se, nsenga uriya muntu amuteye ibihumura, none uriya muntu ari guhumura neza. Yamusize ibihumura, none uriya muntu ari guhumura neza. Yamwambitse ibihumura, yabindi wameshesheje yawo mu twabyita ubugororangingo se cyangwa ikibonezamvugo. Urabyumva nawe? Ni ikibonezamvugo. Namwambitse ibihumura, ntabwo ari njye wamuhumuje. Nose kuko tutavuga ngo uriya muntu senga aramuhumuje, hari n'undi w'ubushize yahumuje, none nawe atambutse ahumura kuko amaze kumuhumuza. Tugomba kujyana aho ugomba kwigira. Kuri radiyo Rwanda no kuri TV cyangwa batambutse aho ibintu biba mu kuboneza imvugo kunoza ikinyarwanda, ushobora gusanga tutaramenya kukinoza, ariko ngewe uko mbyumva ni uko n'abandi batereho komanteri batubwira ukuntu babyumva. Yego, baratubwira muri comment. Rero ahangaha batubwira muri makeya impano ufite igihe utangiriye ku buryo impano umenye ko uyifite, ariko noneho itaravumbuka. Ukaba ubyiyumvamo ko ariko nyamara nzi kuririmba, ariko nyamara nzi gukina umupira, ko nyine itarasohoka. Impano ufite ni iyo gucuranga piyano. Ibintu wabitangiye ryari? Yaje bite? Bitangira mbyiga nabitangiye 2016. Yego. Aba nibuka ukwezi, ariko ni muri uwo mwaka warugezemo hagati, ni mu kwa gatanu. Ni nko guhera mu kwa gatanu gutya kuzambuka mu kwa gatandatu. Yego. Nibwo ku rusengero rwacu bari baraguze ibyuma, ariko tutarabona umucuranzi. Bashyiraho rero uburyo bwo kwiga. Hakundi nyine itorero iyo rikeneye abacuranzi rifata abantu bakeya bakajya kwiga ibyo bintu bagiriwe icyizere.
ubwo nawe buri mu bagiriwe icyizere njye nakikugirira mbaye ndi gushonga kubera iki nakubwira ukabanza ukagabanya ubwanwa ubwanwa ubwo ni ngombwa ubwanwa buriya hari ikintu abantu bajya bavugaho ubwanwa ntacyo butwaye ariko hari kuba bwinshi karenze ntese bwabaye bwinshi hari umuntu ngo yigize ariko kanze mvuga wowe ntagantu urambanze uzanyemo ibintu by'ubwanwa ariko igihe ubwanwa nemera yuko atari ikosa kububwira nta wabwiriye isuku ukabwitaho ni sawa rwose kuko ukayaga like you nkuko nguko ukuntu bimeze urabona ko buri kuyaga ukabwitaho ukabuconga ndatekereza ko ubwanwa ntaribi kuko muri Bibiliya ntaho nigize mbona ariko no kubwogosha ahubwo kubwo umuntu yogoshaga ubwanwa yagize ibibazo n'umusatsi wose akawukuraho ntubishe Yobu ngo bya bibazo bihishe byabaye ingutu koko ngo umuntu ari kuza ngo abantu bari kuza bamuhereza amakuru y'ibigwi ku bintu byagenze ngo yafashe imyenda ngo arayishishimura ngo arimoza kwimoza njyewe aho hantu narasomaga rero nkagira ngo kwimyoza kuko hari nk'abantu wenda badukurikiye nabo kwimoza rero hari igihe wumvaga wenda nk'aho hantu havuze ngo ni ukwimoza wowe ugahita wumva ko yimyoje nyine icyo akaba ari cyo kintu gihita kiza mu mutwe wawe yari kwimoza urumva yaragiye yogosha umusatsi niba yaragiraga n'ubwanwa ashobora kuba yarabwogoshe simbizi abantu basinye Bibiliya bo bashobora kubitubwiraho cyane ariko nzi neza ko yogosha umusatsi ngo yitera ivu birumvikana ubwo nta kintu ni ukuvuga ngo kogosha umusatsi k'umugabo manza byabaga ari ibyago ahari ariko umusatsi kogosha byo ntanumva nta kibazo ariko ubwanwa abahamusi bari babufite n'abandi benshi mbona abantu bo muri Bibiliya bose ntawe wabayeho utagira ubwanwa rero ubu bwanwa rwose nibwo bugaragaza ko umuntu ari umuntu w'igitsina gabo nayo ibanga ari umugabo kandi umugabo ni ibikorwa by'umuntu uriya hari n'umugore w'umugabo w'umugabo umuntu wese ukoze ikintu cya kigabo hari umuntu w'umugabo hari umuntu kuvuga ngo impamvu uvuze ngo ariko abagore bose ni ab'abagabo oya uko ubyumvise siko biri ni ukuvuga ngo icyo nari mvuze iyo bavuze ngo uriya muntu ni umugabo baba bagendeye ku bikorwa bye baba bagendeye ku bwanwa hari n'umugore rero ukora ibintu bya kigabo akaba ari umugore w'umugabo bagatavuga turi umugore umugabo uvuga ngo ikintu cyose cyiza cy'ubutwari bakitirira abagabo ko bazashaka irindi mvugo n'abagore babahereza grade yabo ariko nabo bajya bashiduka babivuze nakoze ikintu cya kigabo ndi umuntu w'umugabo rero ndumva ari uko nguko byagenze nisanga nanjye ndi mu bantu batoranijwe ngo nige piano wari uri ukimara kujya kwiga piano byagufasha mwagiye kwiga amezi angahe ni imyaka ni amezi wongeye muri icyo gihe nahise njya muri Congo siga abandi bari kwiga nyuma rero ngaruka nsanga abandi baramenye gucuranga cyane ko nari maze y'amezi 4 muri Congo maze y'amezi 4 ngaruka nsanga bari gucuranga nanjye mfatira ku byo bafite nyuma ngenda mpura n'abandi bantu bagiye batandukanye bamfasha ni benshi ntabwo navuga ngo ni umwe ni babiri kubera ko hari benshi bagiye bamfasha nisanga imeze uko ngo kumeze icyo gihe umaze kuva muri Congo waragarutse utangiriraho abandi bari bagejeje cyangwa wahise nagiye dutangiye kwiga yamara nk'amezi n'ukwezi ntabwo tutarashira dutangiye yego nyuma rero ntangiye ngenda muri Congo ucikishiriza amashuri ndayacikishije yego ndayacikishije urumva hahise hajya mu ndi yego umwanya wawe ni ukuvuga bahise bahereza kuko bari baramaze kwishyura urumva ntabwo amafaranga ari gupfa ubusa hahise hajya mu ndi ayigiriramo yego nyuma rero mvuyeyo nasanze abandi bamaze kugera nyine ku rwego rwiza rwo gucuranga ariko bitari ibintu bihambaye cyane ariko baracurangaga mu materaniro abantu bakaririmba ndetse bikaba byiza
nyuma rero nanjye nza mfatira ku byo bafite, urumva nahereye ku byo bafite. wenda tukiri aho ngaho ujya kugaruka ugarutse usanze baratangiye barakurenzeho, ni igiki mbese muri wowe wiyumvisha ute? Muri wowe wiyumvisha ute? Ntabwo wahise ugira ubwoba bw'uko abantu bagusize wenda nawe utazabimenya, cyangwa se utigeze ugira utazongera kugira kuraje, kuko iyo uri kwigana n'abantu harimo bamwe bagutera kuraje mukamera nk'abari muri kompetisiyo. weho icyo gihe byagenze ute? Yewe rwose ukuntu byagenze, nari nsanze nyine abandi bari gucuranga, byanteye ishyari ryiza. Ni ryiza kuko ntabwo numvaga byabavamo ngo bingemo, ahubwo byanteye ishyari ryo kuvuga ngo nanjye noneho ngere ku rwego rwiza rwo gucuranga. hari n'umuntu nigeze wenda ntunga urutoki mvuye mu mbe nka runaka, numvaga nanjye ngomba kubimenya kubera ko nabo barabyize, ahubwo bituma noneho ngewe ngira imbaraga zo gukora cyane kugira ngo nanjye ndebe ko ubwo bumenyi nabwibikamo. Byanteye gukora cyane ku buryo nta mwanya w'ubusa nabonaga, akanya kose nabonaga kaba gato kaba kanini nageragezaga ku buryo ndibuka byaza umusaruro w'ikintu cyamfasha. Mu by'ukuri birumvikana nk'umuntu wari uvuye mu bandi agiye nizere ko wari ujyanye n'ubworo muri gahunda z'umuryango, nta bibazo byari byabaye. Igihe umuryango uriya mwana tugomba gutuma bari bagutuma muri izo gahunda gutyo z'umuryango, wenda nari no gusura n'abantu n'ibindi byari bijyanye ariko by'amahoro. Uragarutse umaze kwiga, uvuye mu rugendo wari urimo, usanze abandi baratangiye kwiga, ese mu byumvikana ntabwo warakaye cyangwa se ngo wumve ucitse intege kuko utagiye gukomezanya n'abo mwatangiranye kandi bamaze kugusiga, birumvikana. Ariko se wenda mu gihe cyo kwiga birumvikana wagize kuraje nyinshi zirenze wenda n'izabo wari usanze. Nyine urumva niba umuntu nk'ukuntu umuntu yansanga nkamwigisha ubu ngubu, ushobora kumuhereza ubumenyi mfite, byarangira agakomeza nta cyangombwa kindi. Ubu ngubu umuntu wagukenera ngo umwigishe byamusaba iki? Byamusaba intoki n'ubwenge, ibindi yabimenya ageze kuri teri. Izo n'ubundi ni ngombwa agomba kuzizana. Urumva nyine ni ukuvuga ngo byamusaba nyine kubiha umwanya muri we, ikindi bikamusaba n'ibyo byangombwa bindi bivuze kuko udafite intoki ntabwo wakwiga. Bisaba amafaranga? Of course bisaba n'amafaranga, kugira ngo nanjye ngire courage yo kukwigisha. Urumva nyine ibintu by'ubuntu buriya kenshi ntabwo bihabwa agaciro. Umuntu ashobora kubiguhereza kubera ko ari iby'ubuntu, ntubihe agaciro ari wowe, nawe ubwe ntabihe agaciro ku buryo adashobora kwiguma umwanya ngo aje kukureba. Ariko iyo birimo ikintu cyitwa post, nyine hari ikintu watanze, nawe areba umwanya nyine wawe n'agaciro wawuguze, akabihereza agaciro, akaba yaguhereza ibyo aguha kandi akabiguhereza nawe abishyizemo umwete. Urize, igihe kirageze, murarangije wenda se cyangwa se amasomo mwari mwateganyirijwe ararangiye, ariko icyo gihe kumva bari bagusimbuje undi muntu, weho waraje uriyishyurira noneho? Ntabwo nagize umugisha wo kwishyurira, nabyita umugisha se, nagize umugisha wo kubwira abantu bampa iby'ubuntu. Yego, nta kiguzi mbahaye. uhereye ubuntu ugomba gutangira ubundi. Mu buryo nagiye mbibonamo, navuga ni kwa kundi umuntu ashobora kuza agacuranga nkumva ndanyuzwe, avuga ati se nta kantu ushobora kunyereka gatoya, yakakanyereka atari bumusabe nawe umwanya, ibyo kari bumubwire ati wenda mufatiranyije kuri sene ari gukora akazi, ndamubwiye ati se ko numvise hari utuntu ufite nta kantu wansigira, akaba aravuze ati gira utya, akaba aragiye. Ako ngako kabura kabitse. Ako ngako nkaba ndakabitse. Ikindi nka spendinga nanjye amamega yanjye ajya kuri YouTube, nkareba abarimu baba bariho, cyane cyane ndashimira nk'umuntu bita Sharix rwose ndamushimira cyane kuko urwego runini hari mfite ubu ngubu ni nkaho ari we. Ni byinshi nize kuri we kubera ko atanga amasomo kuri YouTube. Ni umunyarwanda. Noneho naguye kuri channel yiwe nsanga atangaho amasomo. Tuboneraho gushimira abanyarwanda ubu rwose ibintu by'amasomo kwiga online rwose ni ibintu barimo neza cyane. Ni ibintu barimo neza. Hari nk'umuntu bita Gatari Fred, akorera kuri YouTube nawe, ariko
yigisha ibijyanye no kumenya YouTube uburyo ikora ibintu byose arabyigisha. Urebye kuri Gatari Fred rwose buri kintu cyose wifuza kuri channel yawe, nimba ufite YouTube channel rwose urabisanga kuri Gatari Fred. Ni ibintu akora neza kandi akabikwigisha mpaka ubifashe. Rero ni nacyo twari tuboneyeho no gushima uwo muntu, ni bamwita Shalix yigisha ibintu bya piano. Rwose urumva ko ni ibikorwa byiza abanyarwanda bari gukora. Ubundi wajyaga kuri YouTube ugiye gushaka nk'ikintu ugasanga nta munyarwanda n'umwe wigeze ugikora cyangwa se wigeze ukigishaho, ariko muri iki gihe ni ibintu byiza cyane. N'undi wese ufite icyo ashaka kwiga, iyo ushakishije kuri YouTube akenshi na kenshi uri kujya usanga abanyarwanda bari gutangira kubyinjiramo neza, ibintu byo kwigisha abanyarwanda ibintu batazi cyangwa se twari dusanzwe tubisanga mu ndimi z'icyongereza. Mu by'ukuri Shalix ni uwo guhabwa twakabaye tumushimira, twanamushimiye rwose, ni umuntu mwiza. Twamushimiye, wenda nonaha nta nka dufite yo kumuha, ariko yumve ko tumushimiye nawe na Gatari Fred. Twari ibintu byinshi bagenda batwigisha kandi noneho tubona bikenewe mu buzima bwa buri munsi. Kuko nk'iyo ufunguye YouTube channel cyangwa ukaba winjiye mu mwuga wo gucuranga nk'uko, nta bumenyi ubifiteho, ariko wajya gusanga hari umuntu uri kubikoraho kandi noneho mu rurimi wumva neza, ari ibintu byiza cyane. Wenda tugarutse aho ngaho, tumaze kubashimira, urize, igihe kirarangiye cyo kwiga, usoje gahunda zawe n'umwarimu, igihe kirageze utangiye kuzajya ubona umuntu ukamubwira ati nyereka akantu kamwe, numvisha hari akantu wakoze keza, bagakora ute. Ibyo nk'ibintu ugiye ubimenya, YouTube urasacinze, ubonye ibiganiro byose ushaka, urakomeje urize. Noneho sasa nyirizina igihe ibi bintu byatangiye gusa naho noneho bitangira gukora, wenda umaze kwiga ariko noneho nturacurangira abantu ngo wumve ko nawe ucuranze ku buryo bugaragara. Ibi bintu ubitangira cyangwa se utangira gucurangira abantu cyangwa se korale, umuntu ku giti cye, wabitangiye ryari? Wabitangiriye hehe muri make? Ahantu natangiriye gucuranga myita ko ndi gucurangira abantu mu buryo buri naho bumeze neza, mvuga ko ndi gukora n'ibintu nanjye bishobora kugiriramo umumaro. Ni uguhera 2019 mu kwezi kwa gatatu nibwo natangiye gucurangira ahantu bita i Musanze, gucurangira za MTV yaho. Umva ariho byatangiriye. Umugabo bita Zamboyo, bamwita Sebineza Felix, niko Zamboyo niko abantu bamuzi ngo ni Zambe Oyo. Akantu kose avuze ajya bambo Zambe Oyo, Zamboyo Zambe Oyo, Nzambe Imana ni yanjye. icyo nzi ni ko Nzambe ari Imana. Oyo rero niba ari aha hafi aho, nuko mva rero aho ngaho ari unyohereje i Musanze, ariko navuye aho nyine ari ibintu bisa naho bimaze kugaragara ko ngo byagaragariye Nyamagabe kabisa. Ariko ni muri uwo mwaka n'ubundi, kuko nageze i Musanze ariko wa gatanu, ndabyibuka neza, ari tariki 3 tariki 1 z'ukwa gatatu 2019, hari kuwa gatanu. Ubwo nisanze Musanze. Guhera icyo gihe nyine n'ubu ngubu ni henshi nagiye njya i Musanze, njya n'ahandi henshi. Icyo gihe muri urwo rugendo kugeza ubu nta kintu kigeze kikugora? Ibigora byo ntabwo bibura. Ni nk'igiki wumva cyakugoye muri urwo rugendo, kimwe cyangwa bibiri? Wenda icyo navuga cyangoye muri urwo rugendo ni nko guhura n'abantu batazi umuziki, noneho ibyo ubahaye bakumva bidahagije. Niba navuga bidahagije cyangwa se ntibabihereze uburemere, bitabanyuze mbese.
sinabyita ko bitabanyuze, Yego. ahubwo hari ukuntu umuntu umuhereza ikintu atazi ntagihe agaciro, kangana nako bikwiye. Nicyo nari nshatse kuvuga. Noneho ugasanga nyine umuntu niyo challenge ahuye nayo, ariko ubundi ntabwo bituma urugendo rudakomeza. Urugendo rwo n'ubundi rugomba gukomeza, kubera ko iyi kariyeri yijemo ukayizamo, nyine uyijemo byo kuyizamo atari kuvuga ngo ni ibintu byo kuyikozamo gusa, atariho imbaraga zawe n'umutima biri wabimaramo kabiri. Ariko kubera ko bariho n'imbaraga n'umutima biri, challenge zose ngiye mpura nazo ntabwo ziba zimubanganye tu. Yego. Noneho ikintu cyagushimishije kimwe muri uru rugendo kugeza uyu munsi? Ikintu kimwe cyanshimishije ni nk'igihe umuntu atanze umuziki ukabona abantu bakiragije. Hari igihe kimwe i Musanze nacuranze, ndabyibuka ari ku cyumweru, abantu barafashwa bararira barikaragura, urusengero rwose abantu bavuza induru, abantu b'i Musanze barabyibuka bavuza induru. Icyo gihe Azafu yari yaririmbye neza, umuriro watse, bararira nyine umuriro uracumba uzimya biranga. Hari umugabo witwa Polikarupe, ndabona mukumbuye, ndanamusohoje. Ni Umunyamusanze? Niwe perezida wa Azafu ubu ngubu. Yigize rimwe abyina igisirimba, ni Sebeni, twari turi mu gitaramo cya nimugoroba ari ku cyumweru, curanga Sebeni ari kuririmba, mu kanya baraje arambwira ati Sebeni zanyica. Sebeni zanyica, yaje ari guhumeka insigane, wowe kujya ubona ko nyine ari kubura agato ngapfa, umwuka wabaye muke. Aravuga ati Sebeni izanyica tu. Arayikunda cyane, akunda ikintu cyitwa Sebeni, kuyimucuragira neza. Ewana, nicyo kintu cya mbere akunda. Ndamusohoje rwose, ariko icyo gihe nyine habaye ibintu nanjye numva umutima wanjye urishimye. Urebye ibintu bibaye, kubera ko nacuranze, kubera ko Azafu yaririmbye neza, amavuta y'Imana, ikirere cyakingutse, ikirere cyoroshye, birumvikana ubwiza bw'Imana bwamanutse. N'abagukora mu ntoki babaye benshi, imifuka yatakiruze. Ibyo bishobora kuba bitarabaye, ntabyo nigeze mbona. Ndabitekereje ariko wowe urabitekereje, ariko igihe wari uhari ntabwo nabibonye. Nabo barabizi, ntabwo nabeshya, ntabwo nabibonye. Wenda bishobora kuba byarabaye ku ruhande, ariko amateraniro ntabwo. Icyo nicyo twashakaga, ko icyo gihe ku ruhande, nko ku ruhande hari ukuntu umuntu akubwira ati wacuranze neza mbere yo kunywa amata. Yego. Rwose icyo n'ubundi nta kindi naho nashakaga. Ibyo bijya bibaho kuko hari abantu bazi gukorera Imana. Yavuga turiya muntu yaduhaye iby'umwuka, turiya muntu yatumye mbuhoka, turiya muntu yatumye ngira ubusabane n'Imana. Reka nubwo nta muri ikintu gikomeye basamwe n'amata, reka nturutsemo nanjye numve ko hari ikintu nkoze mu buzima bwe. Hari abantu bazi gukorera Imana muri ubwo buryo, barahari benshi muri Azafu. Ni abantu beza gusa, ni benshi, nabavuga sinabarangiza. Ni abantu beza, Imana izajya ibaha umugisha, kandi ibyo bakoraho byose bijye birushaho kugwira. Noneho nihe nama wabwira abantu bakunda gucika intege, cyane cyane by'umwihariko bijyanye n'uyu murimo mukora utoroshye? Mu by'ukuri ni umurimo ubona umusaruro utinze, abantu babikunda ariko bakaba bacibwa intege n'uburyo bigoye, wenda bagacibwa intege n'abavandimwe babo, ntuzabishobora. Abantu bacibwa intege n'ibyo bintu bitandukanye, kubura ubushobozi, ibintu bigoye, ibikoresho bikabura. Abo bantu babikunda ariko bakaba bacika intege cyane, nihe nama wabagira? Icyo nababwira ni kimwe, ni uko natwe ntabwo tugeze aha ngaha tutarahuye n'imbogamizi nyinshi. Twahuye nazo, tugahura n'abantu nyine baduca intege, abandi bakadukomeza, banashimira abagiye badukomeza. Ariko izo challenge zo ntizabura. Ko inama nabagira bene nk'abo ngabo ni uko bagomba gufokasinga nyine ku cyo bashaka. Ubundi iyo uzi ikintu ushaka, ntabwo wita kuri challenge uhura nazo. Umugani w'Umunyarwanda yavuze ngo ushaka inka aryama nkayo. Aryama nkayo. Ushobora kurara. Hari akantu numvise ngo ntabwo bakiryama nkayo. Urayikorera. Urayigura. Ariko ntabwo wayigura utayishaka. Wenda kuryama nkayo numvaga bashatse kuvuga, ni nko gukora akazi nyine gaciriritse, ukarya nabi, ukabaho mu buzima butari bwo, ukabaho nk'inka. Inka irarisha ariko ntabwo iryama kuri matera. Irarisha ikarara hasi. Ukarara hasi, ukamera nkayo, ukarisha nkayo,
ukarya nabi, yego, ukarya ibintu umutima utishimiye, ukayinambira. iyi nka yo yari ibyo ishaka, wowe uri ibyo udashaka, wowe uri ibyo udashaka, uraye ahantu utishimiye kubera ko igize gute, irumva nta kibazo, kandi irumva nta kibazo, nyine nibwo buzima bwayo. Nyuma rero ukaza kubona uburyo bwo kuyigura, nibwo nakwita ko wenda ari byo bashatse kuvuga kuryama nkayo. Hanyuma icyo navuga ni uko bagomba kwita ku cyo bagomba kumenya, agafokasinga nyine ku kintu ashaka. Niba akeneye kumenya piyano, ntacike intege kubera ko ahuye n'umuntu uyicuranze kumurusha. Yego, kubera ko nuriya muntu ucuranze ibintu byiza bimeze neza, bisa neza, biryoshye, abantu bose bari kumva bakavuga ati wi, nawe yarize nawe byaramugoye, yashizemo imbaraga, yashizemo ubwenge, yashizemo igihe, bisaba igihe. Buri kintu cyose wifuza kugeraho muri iki gihe hari ibitambo utanga. Rero icyo namusaba ni uko ataterwa ubwoba n'ibitambo ashobora gutamba, cyangwa se agaterwa ubwoba n'abashobora kumujya mu matwi bamubwira ati ibintu ntacyo ushoboye. Ikintu cyose washizemo umwete, wahaye umwanya, ukakigana umutima wawe wose, byanze bikunze urakimenya, kirakunda kabisa. Ahangaha mise nibaza iyi mpano ufite, ariko banza udukubitiraho akantu gatoya, kuko abantu badukurikiye twabicishije irungu, kandi iyo watumiye umucuranzi byagenda kose hari n'igihe twajya gusoza ikiganiro wabyibagiwe. Banza dushyireho akantu. Ndahita nkubaza ikibazo kimwe rwose mpise ntekereza. karahagije ako ngako ndatekereza ko ndumva wakomeza ariko ikibazo kimwe mise nibaza, mu muryango wawe ninde muntu ufite iyi mpano? Ninde muntu wakurikije? Ntawe. Muri famiye yacu ntawe. Mbona wagira ngo hari ahantu no kumva ino taci uyizi. Yanjye ndakubajije, ariko nakubajije ko numva hari igihe umuntu akora ibintu wakumva uburyo bimurimo ukavuga uti ibyo ari byo byose ise yarabikoraga, cyangwa mushiki we, cyangwa sekuru. Muri abo ngabo bose uvuze ntawe nzi wabayeho umucuranzi. Wigeze bakubwira? Ntawe pe. Ntawe nyangerageza kubaza amakuru, keretse niba ari umuryango w'inyuma yanjye, ariko mu b'imbere yanjye bo ntawe, kuko iwacu ni njye bucura. Mu bandi muhererezi abari imbere bose ntawe nzi wabikoze. Wenda mu bana mwenda nk'umuryango hirya nka babyara banjye, nzi mubyara banjye umwe w'umucuranzi, ariko mu bango ba sogokuru bande ntawe. Zabaze papa we neza, ko hashobora kuba yarigeze, ahubwo kubera ko kera habagaho inka cyane, sente zirije ubundi, wenda habagaho na za kitari. Wowe wigeze uragira? Nigeze ndagiraho da, nigeze ndagiraho inka da, za mwimanye, za kama ntibakame. Ndakama inka ngasiga nyihumusha. Ariko n'imyenda wayimesa ukayihumuza? N'imyenda iyo nyimesha njya nyihumuza. N'umuntu kandi iyo muteye parufe akagenda, yagenda ntamuhumusha. Ariko nibyo, ariko kuragiraho nararagiye. Kuragira? Ubundi njyewe nabonaga ushobora kuba baragiye urwaye mu gihe yagiye mu nka, bakubwira ati ngo sha ihene zinyuze hariya. N'ihene naziragiyeho. Ahubwo nizo waragiye? Oya, naragiraga ihene ndi mu rugo, naba nagiye mu nka nkaragira inka. Naba nasanze muzehe yari inka nyine nkamusigariraho, akaba yanajya no hakurya agatumura agatabi cyangwa se agasoma agacupa, noneho nayo nzirimo nyuma akagaruka nkataha. Mu muryango wawe iyi impano yindi iriyo ni iyihe? Impano zindi ziriyo zijyanye n'umuziki? Hariyo n'impano zo kuririmba, kuko ahanini twagiye dukorera mu makorali twese abo mu rugo, ndavuga abana twagiye tuvukana.
abenshi nyine bakuriye mu makorali rero hari abarimo baririmba ukumva nyine iyo mpano ashobora kuba ayifite afite n'impano zo guhimba amaririmbo umva nyine icyo kintu nacyo baragifite. Ahangaha rero ndi kumva hari ikibazo nari bukubaze kijyanye no kuba uramutse iyi mpano ubyutse ugasanga amafaranga wabyibagiwe, niyo mpano yindi wumva wakora kandi ukayikora ubyishimiye? Ari mu bijyanye n'umuziki naririmba oya mu izindi mpano zose nimba uziba nimba uzakora wede waruze bo sinzi ntabwo ntekereza ko icyo kintu wenda gishobora kubyuka cyabaye keretse umuntu yabyutse yabaye pararize nabyo birashoboka ariko ntekereza yuko ntashoboye gucuranga naririmba. Iyo niyo mpano wumva uramutse mu gihe iyi ngiyi itari kuzamuka n'ubundi hari igihe iyo uririmbye ari kuzamuka naririmba. Noneho dukomeje twihuta mu bantu bakorera kuri YouTube b'abanyamakuru tubwire umuntu umwe ukunda cyangwa se ukurikira kenshi cyane. Nkurikira benshi ariko cyane cyane umuntu bita Yago ndamukunda. Yago TV ndamukunda kubera ko agira nyine amaprincipe nkunda, agira amahame amwe n'amwe numva nyine nkunda. Ahantu umuntu nyine mbona nyine wifatanya n'abandi wenda turetse ibibazo byabayeho muri iki gihe ariko ni umuntu wabonaga nyine ubana n'abantu bose amahoro. Navuga ngo amahoro kubera ko ni umuntu mwiza cyane Yago muri iyi minsi ari guca mu bintu byinshi bitandukanye. Ni iki wamubwira cyangwa se ni iyihe nama wabwira abafana be cyane ko hari abafana benshi iyo nk'umuntu bakunda cyangwa bakurikira iyo ahuye n'ibintu bitandukanye by'ibibazo igihe abafana babyijandikamo yemwe rimwe na rimwe bakanarengera. Wenda icyo navuga ku bafana biwe nababwira nyine gukomeza kumukunda. Ikindi Yago ishingiye ku bintu ari gucamo muri iyi minsi ntabwo ikosa rikosozwa irindi. Ari abafana nabagira inama y'uko batakosoza ikosa irindi Yago yakorewe barikosoza irindi kuko nubuze ko bari ukuntu ngo byagenze mu gitaramo cya Bruce Melody nyine abibonye kuri social media. Navuga ko biriya nta makosa ari abahemukiye Yago ari n'abari gukora biriya bazi ko bari kumurwanira ishyaka atanabatumye. Ntabwo ugiye kureba usanga kenshi na kenshi Yago aba atanabizi nawe akabibona kimwe n'abandi bose. Hari ikiganiro kimwe nabonye yakoze ariko bari kuvuga ko abantu bari muri Amerika atigeze abatuma, abari mu Rwanda atigeze abatuma. Icyo navuga ni uko birumvikana ko abafana bagiye barenga urwego ibintu biriho bagera ku rundi. Ni urukundo n'imbaraga z'urukundo ariko hari imbaraga z'urukundo iyo urukundo utarukontoreye neza arashobora gukoresha amakosa rero birukira urukundo rikaba ryabaye ihangana. Rero niba Yago yarahemukiwe icyo tugomba gukora nk'abakunzi be nuko tugomba kumvikanisha ubu buryo yahemukiwemo ariko natwe tudahemutse. Hanyuma icyo nabwira Yago rero we nuko agomba kumenya ko umugambi w'Imana atari uw'ejo. Umugisha we nta muntu ushobora kuwutwara kimwe n'abandi. Ntabwo umugisha w'umuntu nta muntu wawutwara. Rero Yago yumve yuko umugisha we nta muntu ushobora kuwutwara. Niba habayeho kumurwanya cyane n'ubundi irizaba imbuto ntabwo rimungwa cyangwa cya Theo niwe bivuze yaravuze ngo irizaba imbuto ntirimungwa aramungwa ariko ryo rigasigara. Noneho Yago hari akantu numvishe yongeyeho ku ndirimbo numvishe ni from Tabagwe to Lagos. Hari akantu ukimara kumva yagakoze yaravugaga from Tabagwe to KGL ariko ubu ngubu yavuze Lagos. Kari akantu mwakumvishe mute nk'abakunzi ba Yago? Nyine urabyumva nyine yahinduye location yahinduye location niyo mpamvu yavuze gutya tu. Niba ari from Tabagwe to Kigali akaba ageze
Lagos kandi nyine akomeza atere imbere mu byo akora byose. Ikindi kandi yumve yuko uko byagenda kose nta muntu ujya urwanya umugisha w'umuntu, nta muntu ujya urwanya umugisha w'umuntu. Icyo yagomba kuba cyo, aho agomba kugera Imana yateguye, nta muntu ushobora kuharwanya. Ibyaba byose nta muntu ushobora kuharwanya, kimwe n'abandi. Ushobora kubona uyu munsi bitari kugenda neza, rimwe ukaba wenda nk'uyu mugabo w'umuturanyi, reka tubivuge ntabwo badufite, uyu mugabo Gisegeti, ibintu hari ukuntu bimucanga akabishakira mu baturanyi. Iyo ubuze ikintu cyawe ukagishakira mu baturanyi, bivuze ngo ab'iwawe ntabwo uba ukibizeye. Icyo gihe urugo ruba rwakunaniye. Cyangwa uba wizeye abawe ahubwo kurusha. Niba ubuze isahani ukayishakira ku muturanyi, uvuga ngo abawe barakunaniye, ntawe ugomba kugukemura ikibazo urimo. Abadukurikiye wenda barabitubwira, kuko ndi kumva nimba wenda mbuze iyi mikorofone nayibuze, kandi ni wowe tubana. Ntabwo tubana nyine, icyo nshatse kuvuga ni iki, ntabwo tubana. Urayibuze uje kuyinshakiraho kandi tutabana. Abo mubana ntabwo bayibabajije, yego ntabwo ubanza uyibure. Bivuze nyine bo ntabwo bayinywa. Ni hahandi nyine ikibazo cyawe ukiburira solution, ukabureminga abandi, ukitwaza abandi kugira ngo nibura wumvikanishe yuko atari ubwenge buke bagize, ahubwo ari abaturanyi babigizemo uruhare kugira ngo ibyo bintu bibi. Ariko ndatekereza ko ikibazo iyo bamaze kukibonera umuti, niba ibatiri yawe riri kuva, inzu yawe iri kuva, uraza gushaka ikibazo iwanyu, cyangwa uraza kuvuga ngo wanayiteye amabuye, cyangwa urashaka igisubizo cy'ukuntu iryo bati uri buri sudire rirekera aho kuva, ikibazo kibe gikemutse. Rero nicyo nari nshatse kuvuga, niba ubonye ibintu byanze ntugashakire impamvu ahandi. Bivuze ngo ikibazo cyawe ugomba kugikemura nkawe ubwawe, ugomba kwishakamo ibisubizo. Wabibara nyine bagiye bavuga ngo uyu mugabo yibuze arapfa. Wenda dukomeje, nuwe muhanzi wumva mu Rwanda cyangwa se umusitari mu Rwanda mu buryo butandukanye wumva wakwicarana nawe nk'uko twicara? Ni benshi ariko umwe nkunda Israel Mbonyi. Yego, Israel Mbonyi niwe muntu ukunda mu gihugu cy'u Rwanda. Israel Mbonyi ndamukunda muri gospel. Hari indirimbo ye waba uzi? Ndazizi nyinshi, wadukubitiraho akantu kamwe gakeya tukumva ko uwo muntu ari umuntu ukunda cyane. Shima ko imirimo yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro wangabiye anyungura ibyiringiro, umurava kumbabarira, isezerano dufitanye insunika ibirenge bye. Nzaririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuye habi, uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka, nzirikira ku birenge byiwe, ngo numva amagambo ankomeza, umutima wanjye uramukunda. Kandi uva umwuka w'Imana koko zamboyo wibutse Nyamagabe. Zamboyo wenda buri muntu akenshi na kenshi aba afite umuntu areberaho. Rolomodo wawe ni umuziki? Yego, rolomodo wanjye kubera ko maze iminsi ndi kwiga, ubundi ni Sharix niwe muntu navuga ngo niwe rolomodo wanjye, kubera ko hari ibintu byinshi nagiye mukuraho n'uyu munsi mukuraho. Yego, ntabwo mvuze ko narangije, n'uyu munsi ndacyamukurikira kubera ko
mba numva nyine agenda mpinduka uko ngenda mfata amasomo ngenda mpinduka, nkumva nyine level zigenda zitandukana uko nacurangaga ntaramumenya ngo nkurikire amasomo ye kubona sigaye ncuranga. Rero Sharix rwose ni umuroro mwiza cyane. Wenda niwe ureberaho, hari ibintu byinshi agenda akora bituma birenze ku byawe, akaba ari nayo mpamvu wumva ugomba kugira ikirenge mu cye cyane rwose. Bivuze ngo akora ibintu neza kandi cyane, siko bimeze. Hari wenda tukiri ahangaha, ninde muntu mu buzima bwawe wumva wabwira ikikuri ku mutima ukaba wamushimira? Mushimira? Yego. Bijyanye n'iki? Ni benshi nyine, ni benshi, ariko uko byagenda kose hari umuntu ugomba gushimira. Niyo utamuvuga ntabwo ari ngombwa ngo umuvuge, uvuga ati nyine hari umuntu agira mu buzima, hari umuntu agira mu buzima umutera courage n'igihe ibintu yabaye nk'ibyanze, ariko nyine yaferinze, inshuti yawe kabisa yaferinze, kumva ibintu byapfuye, ukumva nyine ibintu byazambye, nyine uwo muntu akahaba tu, akahaboneka akagutera imbaraga, akakubwira ngo courage, nubwo byagenze uku ariko ejo bizakunda, nubwo bigeze uku ariko ejo bizongera bisubire ukuntu byari bimeze cyangwa binaharenge. Rero barahari benshi, ntabwo nubwo ari n'umwe, abantu b'agaciro cyane, ni benshi kandi bumve ko ubashimiye, ni ab'agaciro kabisa. Noneho bwira abantu baca abandi intege, kuko kenshi na kenshi hari abaguciye intege ariko batifuzaga ko waba ugeze kuri uru rwego, cyangwa se batari bazi ko waba ugeze kuri uru rwego. Ibi bintu byakubayeho, ntabwo nubwo ntangiye kubihamya ngo byakubayeho, ariko uko mbizi ni uko mu buzima bw'umuntu atangira bwose, urugendo rw'umuntu ntabwo buri bicane. Ni iki wenda ntabwo ari ngombwa ngo uvuge abaguciye intege mu mazina yawo, ariko hari n'abagenzi bawe bahura nabyo mu mpano zitandukanye, umuntu akaba yakubwira ati bino bintu bivemo, ntabwo bishoboye, ntabwo ari ibintu byawe pe, bireke. Kandi nabonye na Sibomana Emmanuel araririmba, kandi Sibomana Emmanuel amuzi, nawe araririmba, ku bantu bamuzi dukurikiye baramuzi. Rero niwe muntu mu gihugu hari utazi kuririmba mu gihugu cyose cy'u Rwanda, nta muntu batazi kuririmba, ariko nyine araririmba, n'ubundi hari abantu babikunda. Rero njye icyo navuga ku bantu nyine nk'abo ngabo ni uko uwo murimo atari mwiza, bawureka, kubera ko ntabwo, nibyo navuze kare, nta muntu ushobora kurwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi nabo kandi bakamenya yuko buriya Bibiliya yaravuze ngo uko wifuza kugirirwa aba ari kugirira abandi, respect ushaka guhabwa nawe banza uyitange, iby'agaciro ushaka ko baguha nawe banza ubitange. Niba ushaka abantu bakumva, nawe umva abandi. Rero niba bashaka nabo kuzatera imbere, ni uko bareka guca abandi intege, bakumva ko nabo bagomba gutera imbere, kubera ko nabo burya iyo umuntu aguciye intege nawe afite n'umuca intege. Iyo umuntu atakwemeye aba afite n'undi nawe utamwemera. Rero icyiza nuko ibintu byose bigenda bihererekana. Icyiza nuko buri wese agomba gutera imbaraga mugenzi we, nubwo nta kintu wanamufasha kibifatika, ariko ijambo rimwe ushobora kumubwira ryamutera gukora ibintu byinshi. Ijambo rimwe ushobora kumubwira ashobora guhindura imitekerereze ye, akaba yakora ibindi bintu byagutse atari yibwiye, atarumva iryo jambo. Wenda mu gihe kizaza, mu myaka iri imbere, uteganyiriza iki impano yawe cyangwa se umushinga ufite wo gucuranga? Ni iki uteganya imbere yawe, ku buryo n'umuntu udukurikiye yakumva ko ufite gahunda nziza n'ubufasha akaba yaguha, cyangwa se gutera inkunga mu buryo butandukanye, inama n'ibindi? Ni iki uteganyiriza iyi mpano yawe? Ni uko gahunda nyine yo gukora umuziki ntabwo irangiriye hano, turacyakomeje kandi dukeneye ko bizakura bikaba binini cyane, ejo tukareka no gukorera abandi, natwe ubwacu tukikorera. Kugeza ubu ngubu ducuranga ba boss, nanone nako kantu ni sawa. Ubu ngubu ducurangira insengero cyangwa se abahanzi cyangwa se amakwe,
umuntu nyine ubonetse wese akaza akavuga ati ngwino umfashe ko nta location dufite dukoreramo ukagenda, ariko uko tubyifuza ni uko tugomba kubikuza igihe uko mbyifuza ku giti cyanjye target mfite nuko bigomba gukura bikarenga ahangaha bikagera ku rwego ngomba kubona n'ibikoresho byanjye, nkagira location nicaramo, nkagira aho mbarizwa hahoraho, nkagira aho mbarizwa hahoraho ku buryo kidi buhaguruke ngiye gukora ikiraka ahantu nkahaguruka ariko mfite ahantu bansanze n'abandi bashobora kunsanga. Wenda aho bise binyohereza ku kibazo nashakaga cyangwa se ikindi nashakaga kongeraho, umuntu agukeneye ubu ngubu tuvugana ugusanze mu mujyi wa Kigali ahantu usanzwe uba, ariko noneho kuri telefone imbuga nkoranyambaga ukoresha umuntu agukeneye muri aka kanya wenda turajya gusoza iki kiganiro, hari umuntu uhise avuga ati uyu muntu nyamara yamfasha cyangwa se hari igitaramo mfite ejo n'ejo bundi kandi ndabona uyu muntu ashoboye cyangwa se dushobora gukorana, umuntu ugukeneye yakubona ku zihe mbuga nkoranyambaga, yakubona kuri telefone ye, wahita ubwira nimba ufite n'imbuga nkoranyambaga ukavuga noneho tukabona tugakomeza. Nta zindi nkoranyambaga nkoresha ngewe cyane usibye WhatsApp isanzwe, nta zindi mbuga nkoranyambaga nkoresha, ni WhatsApp na call zisanzwe. WhatsApp no guhamagara bisanzwe. Noneho wayibwira abantu badukurikiye kugira ngo nk'umuntu agukeneye abe yabasha kubona uko byagenda kose. Turajya gusoza iki kiganiro, hari uko iminsi igenda yicuma hari uzagukenera, nawe icyo twagusaba no gukomeza kuzamura ubumenyi bwawe kugira ngo uzagukenera mu gihe kizaza uzasange ubumenyi bwagezweho mu bihari. Ni 079 24 13 57 6. Iyo ni nimero yawe, uwagukenera yakubona haba no kuri WhatsApp yakwandikira, noneho mugapanga gahunda zose uko zikurikira. Wenda abantu benshi bakora nk'ibi bintu ukora baba bafite ama YouTube channel, ubona YouTube channel ugira? Nayo ngira ariko ndi hafi kuyicreate kuko hari ibikorwa byinshi ngiye kuzagikoreraho vuba. Aha ngaha baraje bayibone vuba, baraje babone YouTube channel yawe uzagicishaho ibikorwa byawe nk'igihe wenda uri mu mwitozo uri gukora, babe babona ibyo wakoze cyangwa se aho umwitozo wawe ugeze. Noneho wenda tugana ku musozo ni iki wabwira abantu bagukunda cyangwa se abafana bawe muri rusange tugana ku musozo? Icyo nababwira ni uko bakomeza gukunda ibikorwa dukora by'umuziki, kandi burya iyo abantu bafite n'ibintu ibintu rero ni abantu bakomeza badukunde, bakomeze bashyigikire ibyo dukora, ikindi kandi banabikurikira. Tugiye gukora channel yacu izajya icaho ibintu bigiye binyuranye by'umuziki, bazagenda babibona. Hanyuma kandi tukabasaba ko uzajya bakomeza kudukurikira, banakurikira Tuko TV Show. Ni abantu beza kandi twabwira ngo Imana ibahereze umugisha. Nawe kandi uguhe cyane buriya utanze n'umuryango wawe na famille yanjye, Imana ibahereze umugisha yisuke ivuge kabisa amasoko impande zose. Wenda ufite mushiki wawe, watubwiye ngo ufite mushiki wawe uzi ufite impano yo kuririmba, wenda nawe utaha natwemerera tuzakorana ikiganiro, ariko byakabaye byiza muzaba muri hamwe kuko buriya nta kibazo ukuntu musaza na mushiki rwose karegera araregera rwose, araregera aririmba ntibaririmba. Noneho icyo gihe rero, icyo gihe tuzamutumira nawe azaba hari. Abakunzi ba Tuko TV Show badukurikira umunsi ku wundi, twabararikira ko twabizeza cyangwa se twabizeza ko agomba kuzaza tukareba Gishiki na Gisaza rwose ukuntu mu muryango haba hashyushye hameze neza, babyitegure kabisa, ukuntu umwuka w'Imana yahamanuka rwose bitegure icyo kintu. Yego, noneho banza dukorezeho akantu gatoya, noneho tubone dusoze, tunasoze neza nk'abantu bafite umucuranzi koko. Twaku
ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Murakoze cyane, tunashimira abantu bari badukurikiye. Utarakora subscribe ako kanya mwayikore kabisa, ayikore. Ikiganiro cy'ubutaha tuzaba turi kumwe na Tuyishime Mama Bruno. Azaba hari rwose, bamwitege. Abantu benshi bamuzi ku izina rya Gaju. Yahawe umugisha n'Imana. Ni Gaju kabisa. Ni umukobwa usize amavuta, ni umubyeyi usize amavuta. Ni Gaju ya Yesu. Yego, ya Yesu. Tubashimiye rero mwakoze kubana natwe. Ikiganiro cyacu nakagaruka.